niba navuga ngo amafaranga niyo yabateye kwibagirwa aho bavuye. Wa mugani ngo ushize impumu yibagirwa icyamwirukankanaga. Rugikubita rero mu mwaka wa 2025 witwa Shimwe Vestine abageze gucya yiboneye umunya Burkina Faso Idrissa Ouedraogo abageze gucya barigendeye. Icyambere yakoze nta kwita nk'ikosa yakoze byo kuva mu itorero ADPR. Nguhaye ikaze wowe udukurikiranye hano kuri Maombe Empire. Ni Maombe Empire bisanzwe uyu muyoboro wa YouTube cyangwa se channel ya YouTube bagezaho amakuru abagezwa, amakuru abazindutse avuga, amakuru abayiri wavugwa, amakuru amaze kimwe ravugwa, amakuru utagomba gucikwa cyane. Rero nk'ibisanzwe nko musanzwe mudukurikirana ndakubwira nti kanda subscribe kandi like, duhe n'igitekerezo, sharing na bagenzi bawe barebe iyi video kugira ngo badacikwa n'aya makuru. Ariko mbere gato ntaratangira reka mbabwire akantu mutari muzi. Hari abantu benshi bakunda kureba video nka gucya bakanze kuri video yamara gukandaho akarebaho nk'amasegonda nka 30 cyangwa se umunota umwe cyangwa se iminota 2 akavaho. Aho ngaho ubukoze amakosa akomeye cyane nubwo uba utabizi, kuko iyo ubikoze gutyo ubutaha YouTube ntago ikwereka video nk'izi ngizi, ntago izishyira imbere yawe kugira ngo uzibone, kuko bibona ko utabyitayeho. Wowe icyo ugomba kujya ukora no kureba video yose ukayirangiza, niho uhumva video ya nyayo icyo yarigamije kugira ngo uhirebe. Ndabakunda cyane rero, ngira ngo nkuko mubonye ko tugiye kuvuga kuri Vestine na Dorcas. Abana mukunda cyane baririmba gospel cyangwa se indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, bazanywe muri uru ruganda rwa muzika na Irene Murindahabi cyangwa se Emirene. Yabazanye mu mwaka wa 2020 bari baturutse hariya muri korali yitwa Rehoboth i Musanze. Arabazana rwose atangira kubafasha, bararirimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, barabakunda cyane. Baje ari abaririmbyi baririmbira Imana neza cyane ikanezerwa, baturutse muri korali yo muri ADPR hariya i Musanze. Baje badakozwa ibintu byo gusuka, kwambara utumini, bese baje bafite umuco w'itorero ADPR, baje bameze neza cyane. Ari abana nyine bashimishije, ubona wasoroma imbuto wari wese yabigiraho. Baraje rero bararirimba, Imana ibaha umugisha, video zabo zirarebwa nabo barakundwa, babona amafaranga menshi cyane. Niba navuga ngo amafaranga niyo yabateye kwibagirwa aho bavuye. Wa mugani ngo ushize impumu yibagirwa icyamwirukankanaga. Rugikubita rero mu mwaka wa 2025 witwa Shimwe Vestine abageze gucya yiboneye umunya Burkina Faso Idrissa Ouedraogo abageze gucya barigendeye. Icyambere yakoze nta kwita nk'ikosa yakoze byo kuva mu itorero ADPR ku ndangagaciro n'umuco twari tumuziho cyangwa se tuzi by'itorero ADPR. Yarabanje arabitakaza, atangira gushyiraho ya bisuko, ya misatsi, kandi biri itorero ADPR ntiribyemera. Ndetse niyo bamaze kugera mu itorero ADPR biriya Imana yamaze nyine kubifata kuriya, kuko biriya nabyo ntibyemera. Yakoze icyaha cya mbere cyo gusukisha no kudefiriza. Muze kuntera mu bintu muvuge ngo ndimo ndamucira urubanza, yanjye ntabwo ndi guca urubanza, ko yanjye ndavuga byukuri. Koze icyaha cya mbere cyo gusukisha, arangije gusukisha ahita agenda nyine ashaka ava mu itorero rya ADPR, aragenda yirengagiza ku itorero ADPR ari ryo ryatumye amenyekana. Ariho yamenyekaniye, ari Imana yamusanze ikamuhera umugisha, abaradefirije nyine aragiye. Ndoro ziravuga, amakuru amwe aravuga ngo ADPR ngo yamuciye nyine. Yakoze ibintu abakristo tutakunze cyane, bintu yakoze ntabwo byari byo nk'umuntu twizeraga. Bamwe twashatse no guhagarika kureba video ze kuko ibyo yakoze ntabwo byari sawa. Nimuvuge muti ubundi ntimuvuge ngo itorero ntabwo ari ryo rizajyana umuntu mu ijuru.
ibyo muvuga pe uruhande rumwe nabyumva, ariko kuba itorero atari ryo rizajyana umuntu mu ijuru ntibivuze ko ari ibyo rigomba gukandagira bimwe na bimwe. Icya mbere nko kudefiriza cyangwa se gusukisha, dusomye mu nzandiko Pawulo yandikiye Timoteyo hari aho tubibona ko bitemewe. Rero nimuvuge muti Imana ngireba mu mutima gusa, nkuko bamwe njye numva babivuga, Imana ngireba mu mutima gusa, ngo ntabwo ireba ngo inyuma, ngo iby'imisatsi ntibyitaho, ngo ibyo kwambara biriya bikomo, ibyo kwiyambika ubusa ngo ntibyitaho. Oya, ibyo byose irabireba, ibyo bintu sinzi aho mwabikuye. Icyo ni icyaha cya mbere Dorcas na Vestine yakoze cyo gusukisha, hanyuma mu itorero ADPR atangira kwiyandarika abaragiye. Tumara kubikora abantu bamukurikiranaga b'abakristo twarababaye cyane abo mu itorero ADPR twarababaye cyane, biratubabaza cyane. Uriya mwana nawe Kamikazi Dorcas nawe mu minsi ishize mperutse kubona amakuru avuga ko nawe yavuye mu itorero ADPR nawe, kuko nabonye yaratangiye gusukisha, ashyiraho biriya bisuko, ashyiraho iriya misatsi. Kandi nk'uko mubizi itorero ADPR n'Imana ntabwo byemera biriya bisuko, ibintu byo kudefiriza, ibintu byo kwambara amapataro, ibintu byo kwiyambika utumini, kwiyambika ubusa, ibintu byo kwirunga, kwisiga biriya bintu bitukura ku maso no ku minwa, ntabwo Imana ibyemera. Nimuntera amabuye, ndabizi abantu benshi ntabwo mukorana doctrine z'itorero ADPR, ariko buriya yadufashe Bibiliya umuntu agenda kwereka aho byanditse ko itabyemera, nubwo mugenda mubihinduramo ibyanyu byo mushaka, ariko ntabwo ari byo. Mwana nawe amaze guhindukira, ubwo itorero ADPR bose barivuyemo, batangiye kubabaza Imana, batangiye kwikongereza uburakari bw'Imana yabatunze inkoni ikabazamura. Bagezeyo bamera nka wa mwami numvise muri Bibiliya, niba ari Hezekiya, niba ari nde, Imana yatabaye yarangiza akibagirwa, Imana igahita imuhana. Ibintu barabikoze rero bibabaza abantu benshi cyane abakristo b'itorero ADPR. Ni ibintu bibabaje cyane, nubwo nyine naryo hari utuntu rugenda ariko rubona rishaka kubivanga, ariko itorero ni irya Kristo, riri ku mutima wa Kristo, nta wabasha kurinyeganyeza ngo arishobore. Ibyo avuga byose, yaba ari umushumba waryo, yaba ari nde nande, Kristo niwe nyiri itorero, ntacyo rizaba. Rero hari amakuru nagiye mbona ko hari ubuhanuzi ngo bwagiye bumanuka buvuga ko Imana itishimiye ibyo bari abana b'abakobwa bakoze, kuko bayibabaje, barayirakaje, kandi koko narebye nibyo ngo babyishimiye. Rero bakaba ngo bashobora no kugira iki, no kubihanirwa nayo nibadahindukira ngo bagaruke. Dusomye mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Obadiya igice cya 1 umurongo wa 4 haranditse ngo, naho watumbagira hejuru cyane nk'igisiga, icyari cyawe ukacyarika hejuru mu nyenyeri, ngaho naho nzaguhanurayo nkuture hasi. Hari irindi jambo riri mu gitabo cya Samweli, ndumva igitabo cya mbere ibice 2 umurongo wa 7 cyangwa wa 8 cyangwa wa 6 niba nibeshye. Imana ngo niyizamura kandi igashyira hasi, ngikura ku mukungugu ikicazanya n'ibikomangoma, ikongera igakura hejuru ikicaza hasi ku mukungugu. Rero ni mirongo igenda itwereka ko aho waba ugeze hose Imana itabura kukumanurayo. Ni ibiri kuvugwa ku ma YouTube, ku bitangazamakuru bitandukanye, ko abana barakaje Imana, ariko natwe nk'abakristo b'itorero ADPR turebye tubona ari byo. Gusa icyo nabasabira no kw'Imana abagarukaho, ikongera ikabasanga, ikabereka ko ibyo bakoze atari byo, bakihana, bakagaruka bagasubira ku isoko, bakongera bakaba bizerwa imbere yayo. Icyo yabazamuriye bakongera bakagisubirana, bakongera bakagaruka mu itorero ryacu ADPR. Niba badashaka no kurigarukamo, ariko bakongera bakamera abana beza bizerwa, bakagira umutima mwiza, bakiyambika neza gikristo, imyambaro ya kirokore nk'uko bahoze bameze. Niba atari ibyo, bazikongereza uburakari bw'Imana. Hagira undakarira, sinavuze nabi, namwe murebesheje amaso cyangwa se musubiye inyuma mukareba ku mavideo yabo batangiriyeho, mwabibona. Festina bari ibintu birebire, ataratangira kwiga gusukisha, ataratangira kwikora ibyo ntazi rwose. Bibuka rwose bakiza, ntago wakekaga ko baba bakwikora nyine bino. Wabonaga ari abana beza, batuje, bumvira Imana, batapfa guhinduka ngo bahemuke, ariko nyine
Satani nawe aba ari tayari, hari igihe aza akagushuka nyine akakwereka ibintu hanyuma akakurarura nyine, amara kuraruka nyine akagushyira hirya y'Imana, kandi buriya ngo Imana ntabwo ajya yibagirwa ibyo yagukoreye, buriya yibuka aho yagukuye n'ibyifuzo wari ufite n'imihigo wari ufite. Buriya dusubiye inyuma tukareba imihigo ba Vestina na Dorcas bahaye Imana, bati Imana uramutse tuzamuye ntidukoreye ibi n'ibi tuzagukorera ibi n'ibi, ariko icyakurikiyeho no kwihemba iki, kwikora biriya nyine kujya kure yayo. Gusa Imana ibasange, ibagire neza, ibakomeze, nicyo twabifuriza, bagaruke mu murongo. Imana ibababarire nyine, barebana amaso y'imbabazi, ibahangeho bagaruke mu murongo wayo. Turabakunda cyane rero. Iyi ni Mawombe Empire, umuyoboro wa YouTube bagezaho amakuru ya nyayo yizewe kandi agezweho. Wowe kanda subscribe, ukore like, ukore na share, ujye uwa mbere mu kudukurikirana hano kuri YouTube. Turabakunda cyane rero bantu bacu, mujye mukomeza mudukurikirane hano kuri Mawombe Empire. Bye bye, ciao ciao.